aya abantu banjye mumeze neza hano badofisho nk'ibisanzwe murakaza neza ku Uburezi Rwanda TV. None ahangaha rwose heke ya REB cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu Rwanda cyangwa se General Education REB cyangwa se Rwanda Education Board cyamaze kuba gishyira hanze top 10 cyangwa se ibigo 10 bitsindisha neza cyangwa se bya performance neza muri Teacher English Proficiency Training mu gihembwe cya mbere. Ngaha rero ngiye guhita mbibasomera byihuse cyane mubwira ngo katurebe niba akarere k'iwanyu karimo cyangwa se umurenge w'iwanyu nawe wumve yuko rwose ahantu uhagaze muhabyaza umusaruro cyangwa se mwubaka ishusho ryiza mu ruhando mpuza turere. Ubwo niko nabyita ngiye kuva mu ruhando mpuzamahanga, gusa ni nako bimeze. Gusa niba gumeze kuri YouTube channel kanda subscribe, ufungura kanda like, tira comment, ahasigaye tujye tubana igihe cyose. Hano mgiye tuba turi kumwe badofisho iyi channel y'Uburezi Rwanda TV ibanyuza amakuru y'ijyanye na education cyangwa se uburezi hano mu Rwanda, yaba akazi yaba ibijyanye n'imyigire. Ninyone muri make ikuru ryose rifitanye isano n'uburezi mu Rwanda riba ryahaciye kare ku muvuduko rwose wa 5G. Rero natinze katurebe ibigo 10 ko babivuze. Bagize ati bamanjije hano bahita bahera ku kigo bita GS Kabitovu giherereye mu murenge wa Ruhango mu karere ka Rutsiro. Hajyaho ku mwanya wa kabiri GS Gashubi mu murenge wa Gitesi akarere ka Karongi. TTC Muramba mu murenge wa Matyazo mu karere ka Ngororero. GS Kaboza murenge wa Gitambi akarere ka Rusizi. GS Kora Katolike Bigogwe umurenge Nyabihuna akarere. ES Gasenyi mu murenge wa Mutuntu akarere ka Karongi. GS Rondoyi mu karere ka murenge wa Ruhango mu karere ka Rutsiro n'ubundi. Ku mwanya wa karindwi mumve Ruhango umurenge wa Ruhango rutsimo kabiri. Noneho ubwo harimo ibigo bibiri. Ku mwanya wa 8 hariho GS Mulamba B mu Matyazo muri Ngororero. Mu mwanya wa 9 kaza GS Saint Joseph Birambo Gishari mu karere ka Karongi. GS Gahelo Kanjongo mu karere ka Nyamasheke. Ngibyo ibigo by'amashuri 10 bya performance neza naho biherereye muri Teacher Training Proficiency English. Noneho hano uko baravuze ngo we are pleased to announce and congratulate top 10 high performance schools in English Proficiency Training for teachers the first academic term. Uvango mu gihembwe cya mbere bino nibyo bigo 10 byabashije gukora neza cyane. These schools stood out for having high number of teachers on track with their running target and for demonstrating strong school leadership accountability in supporting teacher engagement. Each school will receive 500k Rwandan francs toward digital equipment of school choice, supporting improved teaching and learning at the school level. Kimwe muri ibi bigo biri ahangaha kizakira 500 kugira ngo bashimire ikigo nyine banafashe baniteza imbere mu kugira ngo bagume bagire uwo muhate n'ireme ry'uburezi. Well done to school for the commitment to teacher development and continuous. Mwakoze neza rwose mukomeze mutere imbere nibayo barimu ndetse n'ibigo by'amashuri. So amakuru rero yarambafite nayo ngayo. Ubwo duhure mu bindi biganiro biri imbere, amakuru ari imbere rwose abahora abarekereje nkomanga mvuga kanzinya bagezeho. Tuzahure rero muri video itaha.